ariko sha iki gitondo uzindutse agapenta agashati bateye ipasi byose birakureba none bireba nde uraho uricaye ntabwo uzi ko amanota y'ikizamini cyane cyasohotse tubigishe ukuri iki gitondo ninde wakubwiye ko amanota yasohotse umbwije ukuri ko uraho uricaye uri kuzunguza umutwe ntabwo uzi aho isi igeze umushuti wanjye niwe yambwiye ko amanota y'ikizamini cyane cyasohotse tumaze gusubiramo imyaka 3 ejo bundi igihembwe cya gatatu wabonye 0 kandi ingenzi ibyo nakoze niyo mpamvu ndi kugira iki kugira ngo njye kureba amanota cyakwimuka iki gitondo ninde wakubwiye ko amanota yasohotse umbwije ukuri umushuti wanjye yarambwiye ko amanota yasohotse aho uraho wicaye ntuzi ibiri kuba wicaye uri kuzunguza umutwe niyo mpamvu utsindwa ntabwo ujya umenya amakuru y'ibyabaye ariko sha ubundi vide nimba ari nayo tete vide ugitekereza ko ndi mukuru wawe ugikora ubwonko bwawe utekereza ko ndi mukuru wawe bwabikore niyo munsi niyo bavuga ibigoramye imihoro ikarakara reka nkwihorera ariko reka nkugire inama ya kigabo dore hari abari gutanga akazi k'ikiyede reka nkugire inama gera utire isarubeti ikidobori utire n'igitiyo we utangire kuri amafaranga hakiri kare kuko nizeye ko n'ubundi uzongera ugasibira ariko garafre nene bagiye n'ikaramu reka njye kureba ikaramu yanjye wenda wasigara ubitekereza ariko nubwo cya petit face kunda kunzonga ibyo kivuga nibyo ejo bundi nabaye wanyuma kandi no kuva mu wa mbere ndibuka neza ko nakundaga kuba wanyuma mu wa mbere nabaye wanyuma mu wa kabiri wanyuma mu wa gatatu wanyuma none ndacyaba wanyuma ariko buriya ibyo kivuze buriya sinahabishyira mu bikorwa ra ariko se buriya n'icyansika nakundi ariko reka nzenge nk'ubu none se garafre ubu uri seri ntari serious umwiko isarubeti akajiri ahita baguha akazi ubundi kare kose wabaga he iyo ungishiye inama hakiri kare ariko petit frère nubwo uri ikibwa uri ibintu mbwiye mbitekerejeho neza tanga koko nanjye ngikibwa kuba narabaguwa nyuma nirirwa nicaye muri class kandi hari akazi nshoboye ukumva ako kanama kawe nubwo uri sugabo ako kanama kawe nakakiri n'umuntu utafata umwanya gushaka kiko n'udusurubeta harano mise nuvara nyine wakinuwe bahita batumvaza nyine mitanza ngo uje kunyereka ako se harano ufite gahunda ngo mbwire njyaneyo ndahazi ariko ubugabo si ubutumbi icyo kintu urakizi kuba ureshya ko nguko ntabwo bivuze ko undusha iki mu mutwe ushaka kubona ndi umwana yego ariko mu mutwe ndi umusaza mu mutwe nubwo ubona bagiye ku ishuri atari kureba mubwira ahantu kwa Karisa bari kubaka etaje bari kwizamura etaje barase kwa Karisa buriya sinahita mba engineer wahita uba engineer kuko ahubwo ambara tuno tuntu neza mu matwi tujye tukurinda urusaku utwo batwita airplane wagira utagira petit frère njye utazongera kumenyera umbwira ngo njye nabagwanyuma ukumva muri iyi minsi ngiye kujya ngo nkugaburire buri munsi kirindazi kinyinnyazi nyigupasa icyo kinyinnyazi nzanda gupasa utazongera kunsebya ngo iki ni iki na waki iki ni iki na wowe nubikora umva ngubwiye ukumva wowe nubikora nzahita nkubanza nanagupfukamira ariko uruko ni iki na waki aba engineer right ubayobora ubundi kare kose wabaga jya mu kazi kana nigire ku ishuri nta kibazo uraza kura nkubwira amanota ntari wase ndaba nuko tunota twawe nubwo ahonye 0 nyine kuri diplome ko nibagiwe isuka kandi muri iki gihe abafundi bose cyangwa se abayedi bose basige barabaye benshi ubu ngubu nsanze ubwinshi bwatwaye ubwiko nabigenza gute reka njye kuzana n'isuka hari igihe nahasanga bose bitwaje umwiko habura isuka nkahita gahunda zanjye nkahita nahantu udufaranga twawe kanjye run kureba nasanga yanyerereje ndasanga yacitse pe run
Naramutse. Sayi. Sayi. Usanga yansize cyane. Kajya kureba mu gikari. Ubu nzi gusanga hakinze. Yagiye. Sundi Sayidi we. Igendere nta kundi nyine. Igendere reka ajye kumuhiga. Ubwo reka nigiye gushinda musangayo. Noneho abantu bize TVET uno munsi ndabakuzamo isuka umwiko sha noneho umva ko bigenda kose. Umva ngo noneho ngo abafundi ntabura igipfundo ntabura ikiyede kimwe muri ibyo ntabwo ndabura icyo umufundi ndamukuzamo umuyede ndamukuzamo ubwo ahantu hose ngenda hano noneho udufaranga nari ndambiwe no kuba uwanyuma noneho umumeri bose noneho n'umunsi aravuga ati ndagaswe noneho pe n'umunsi ndabakaraga amandazi abaperi n'abameri noneho petit frere wiwe ndamukaraga n'igikoma pe. Cyane hari uno munsi ndananazindutse noneho uno munsi njye noneho ntabwo banyera umva noneho umva bose haba agafundi haba akari bunyitambike n'uguhita nkakupe ariko se nanoneho ngo ntize TVET ngo mbe narize kubaka ariko ndize nanjye amayeri yanjye ntabwo banyera. Ariko ubusahara ariko kuko ndi kuhabona umucanga amabuye amatafari yose arahari nta kuntu ataba ari aha ngaha kandi nanone nitwaje umwiko mwinuza n'isoko nta kuntu ataba ari aha ngaha umva noneho ko bavuga ngo iki n'umunsi ariko se buriya nubwo ntize TVET ariko ntaba narize physique na math kandi buriya inzu y'amabati 30 ufashe amabati 30 ugahita ariko buriya yakubakwa niye formula side plus side byahita bibyara square ubwo square tivamo cadastre ya danje iyo cadastre noneho reka noneho miteye nkumbita etage buriya noneho formula yayubaka niyihe buriya mfashe arya ni witifone remfo times ye none umva none ninjye wiberaga uwanyuma nimba uwanyuma mambwira ati wagiye ku ishuri nkabyanga none dore n'uduforomire twari gutuma ry'umugati uno munsi natwe ndatwibagiwe ariko uko byagenda kose reka nze nkwereke akakiko kanje ngiye kugatunganya neza mu kanya umufundi nahagera ndahita mureba ikijisho cya danje mite nirakaza njye kuri Adidas nimara kujya kuri Adidas arahita avuga ati kiracana noneho nanjye none icyo gihe akimara kunsekera ndahita mwenyura ngo uko gusa arahita avuga ati cyane bitewe n'uburakare gifite kinafite na experience akivuga ku kantu ndahita nangira kwivugisha uduforomire square times square ugahita bibyara cadastre acyumva ku kantu noneho ndahita amafaranga yose ndahita nyatwara ubufundi ubujede ndahita mbuyobora icyo gihe hajya bahita bavuga ngo ni ukuba kapita ndahita mu kapita noneho icyo gihe ntabona n'iyi nkweto yanjye ahita bati yesu we bose ahita batuma nyine keci yanjye noneho icyo gihe ndahita mvuga ati boss ndi hano ahangaha noneho mpite mfata n'agasuka kanjye mpite nkakubita ku mugongo noneho ndavuga ati yesu we ikiriya cyane bahita bagira na vandi noneho kugira ngo boss abone ko noneho ndi seriye reka ngembe mfata utubare mba nk'ukubita gutyo cabiranya noneho avuga ati kino cyana kiri seriye n'uduforomira kiracyatwibuka ubusanga
hariya ni ugufata uruhande ugakuba urundi ruhande, noneho ugahita ugabanya kabiri, noneho ugahita ufata ubugari ubwo ni kangahera niba ubugari nkahita ngabanya hariya tayimuzi basiri none uno munsi noneho nkahita mfata nota nimba mbonye wenda nimba ubwo bugari bufite metero 50. Nyiriwera iringira ariko nibyo byaberana na fondasi bako bavuga ngo iki umva ngo inzu zirasenyuka iringira ndishyiga fonda nta nubwo yaza none urugo umva abagabo baritukorera etaje ariko ubu ngubu nakubaka mwariya bya bingana gute etaje ntiyazagwa umva ko abakire birirwa bivovota ngo iki gihe ngo basigaye bubakisha amabuye ya fake aya mabuye yakubaka etaje n'umusogokuruza ubuvivi bw'ubuvivi bukazaza busanga iyo etaje igihari noneho akarusha yubatswe na Davest ariko genda waba uzi kubaka ibi warikoresha ukavuga ati ngo inzu yawe izagwa hasi reka mwaba wubakishije ibyondo cyangwa se wubakishije ikindi ntabwo yazagwa gusa nanone nshinge ko naje kwaka ikiyede cyangwa se igifungo none abahambirwa batanga akazi ntabahari ko batazi ubu ngubu kweli ariko reka mbe nimvura tuzi iki ahangaha wenda barabaza abahambirwa wenda barabaza mu kanya nanjye buriya kundi gutangira akazi abandi bavuna mu YouTube batari baza akuhambirwa mu boss azi ubukene mfite ariko tuvugishwe buriya azi ubukene mfite buriya yabona ifaranga y'icyo kuri giriwe aba yumva ko nanjye ari uko nguko ariko abafundi cyangwa abayede twaragowe ubu kweri bazi shaba buretse ariko ibaze nimba nasibye uno musi kwishuri Petit Frere tujye kumva amanota nabyanze ubu ndatahambwire ngo kimeri na pe ubu nari nzi kuko ni nahandi boka bakaraga amandazi Petit Frere nkamukaraga igikoma none ubu ngubu ndanabunyurije cyane none umva baranyita umva ko narimenyereye kuba wanyuma bakaza bakankubita gahezo no musi nagahezo bari bume pe ariko ntago nakomeza kurambirwa reka nihangana ntago ndi burambirwe boss yaza ataza ariko ndajya no kumwishyuza ariko yatanyica ariko reka mbe nduhutse
ye saa 11 bose umuhambirwa ataraza hakoze ubundi sha noneho umva ko sha bari bunyice pa saa 11 zose nta kazi nigeze nkora mu rugo umva none sha simbizi pe bari bunyice ariko se nakundi nyine ubuzima bwo kuba uwa nyuma ndaburambiwe ariko nabo nababu uwa nyuma nabo baragowe reba ingorane ndi guhora nazo ndebe uri umuvuno muheto umwarimu yankubita utunota tujye nkabo uwa nyuma agatuma mpura nabona ubuzima abaziko nzabaho gute tujye tuvugisha uko umwarimu nawe ni wa fake ndebe utunota tugatuma nza mu gustrugglinga ino life sha maisha ni mabaya pe ni mgumu sana kabisa baramenye ndibutse girafere yagiye mu kazi fundi ni 7,000 moyede 3,000 muri ibyo ngibyo nimba yabuzemo akazi azapfa yapfa nk'imbwa neza pe yapfa imbwa yanjye itazajyana icyo yimarira akoreka nce ahantu namurangiye njye kureba ko ari mu kazi saa 11 dore zirageze kanigende ubwo ni bya bindi byawe cyabagezeho ikererewe njye nabonye Bruce ntabwo bezi warasha wa mahero we uracyakina n'ubuzima mwana usisigira ikibazo girafere inama nakugire yariyo pe yari yanyaye kandi nabonye Bruce ikumva urahita wishima mwana ako tuvugisha uko uriya mu boss wandangiyeho umva reka nkubaze urimo urashaka kunyima ku mafaranga wakoreye basi kukwima ku mafaranga ariko ubundi warasaze umuhambirwa mu boss wandangiye bipeze ubundi abatazi ubundi azi ko kwinzara yica umuntu mu gifu ureba kuva tondo kugeza na n'ubu nta kintu nigeze ndya urikumva nutwo dufaranga wavuze ati ngo wandangiye ngo njye gukorera natwo hafi ya natwo nta n'utwo nabonye nawe urambabaje ni gute bijya saa 4 saa 6 saa 5 saa 12 akaba ari kugira mu ruhungu urategereje rega ubu wasanga wagiye ukajya mu gasinzira ngo baraza ni akazi bagatangira mu gitondo cyaka saa 2 nimba zigeze ukaba wakabuze gihita utaha ubwo wagira ujya murasinzira gona konzi kukunda kugona ngo uri kumva imiziki reka ibikoteri nazo yakoteri wanyibyo Imana yawe sinzi ikintu nzagukorera rwose si byihangana nyine kuba byanze ariko nzi ko bazubaka se hasanze ibintu byose bisabwa banyoreje muri Amerika umva se nkubwire wikiri izo nkuru zawe ntabwo zinshishikaje bro tuzajyana muri Amerika kuva avuka so wabona kuri televiziyo tuzajyana umva nyine ugahambirwa tuzajyana baretse mbaze nkubwire sinzongera kubusubira ibyo byitwa ngo njembe wa nyuma urukumva n'ababyeyi n'abashaka baziyaho nzakomeza nibere wa nyuma nkitaye ku banci nige kuko ndakomeza no wa nyuma nkajya ku ishuri nka wa nyuma n'ubwo ikiyede witwa ngo wanyohereje nabwo nabuze ukuntu ntagikora byitwa ngo umubosi wawe nawe ntiyigeze aza ngo wenda nkora icyo kiyede wenda ngo kinanire ubu se nzabigenza gute ubuzima bugiye kunanira reka nkubwire inama yanyu tujye kwijyana muri Amerika nibahinga urikumva nibamesa hari imashini zimesa tuzajya turya gusa nzajya kwiga kaminuza wowe usigare wicaye mu rugo uteye kurya dore ko indari yo washyize imbere cyane uzarya unabihabwe ubwo buzima uri kunyizeza njye ntabwo ubwo buzima ntabwo nabwumva kuba utekereza ariko urukumva icyo kintu umva ikintu gituma utsindwa nuko utizera none se kwizera kwangerega ntabwo kwizera kurarima nese gupimisha kunoza ku munzani hari umunzani ufite ngo urapima ukwizera kwanjye nimba nta munzani wo gupima ukwizera kwanjye ufite urashingira ku iki uvuga ati ngo njye ntabwo nizera umva wihangayika mu rugo ntabwo barabimenya mwana ntabwo barabimenya aho wari wagenda turateka imitwe basi nta kibazo
oya life igiye guhinduka sinjye muri Amerika urahazi kwa Trump sha mama araguhamagaye nose mwa ibyo bisarwe turabibika ubwire mama ngo na bwa buriri bwanjye nabwo ujye uburaraho ntabwo nzagaruka turida